Data mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu turagushimira muri kino gitondo cyiza turagushimira kuko watwemereye kugira ngo tugere imbere yawe tukuramye abana abagaragu bawe n'abagaragukazi bawe bahabonetse izina ryawe nyagasani Imana Data rishikwe hejuru duciye bugufi muri uyu mwanya turi imbere yawe kugira ngo twumve ijambo ryawe twumve ubushake bwawe twumve indirimbo zikuramya zigusingiza kuko ari nta yindi Imana ikwiriye kuvugwa munsi y'ijuru ari wowe Imana waremye ijuru n'isi niwe Imana twambaza niwe Imana dushimira niwe Imana udufite kuko ari wowe umwuka duhumeka izina ryawe rihabwe icubahiro habwe ikuzo muri ibyo byose ni mu izina rya Yesu dusenze twizera amen. Haleluya. Twishimiye baririmbyi murakoze cyane tuje imbere kugira ngo tubashe kuramya Imana y'umujuru habwe icubahiro. Igice cya 5 umurongo wa 1 n'uwa 2 gusa naho turi buze kusoma gatoya. Bibiliya iravuga ngo nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze akatwitangira kuba ituro n'igitambo cy'Imana n'umubavu uhumura neza. Amen. Mwigane Imana nk'abana bakundwa kandi mugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze akatwitangira muri uko kutwitangira yabaye ituro aba n'igitambo cy'Imana kandi aba imbere y'Imana umubavu uhumurira Imana neza. Haleluya. Aya ni amagambo meza yamfashije cyane ubwo nayasomaga muri kino gitondo cy'uyu munsi yanyeretse ashaka kugira ngo tugaragarire Imana imbere yayo twigana Imana nk'abana b'Imana kwigana Imana nk'uburyo bwo gushaka gusa n'Imana. Nagisomye mpasoma n'ikindi gitabo gishatse kubisobanura aravuga ngo kwigana Imana no kwishushanya nayo nta kindi ugomba kurebera ku wundi muntu ugomba kureba yuko intambwe zawe uhawe ushaka gusa na Yesu. Amen. Mu buzima bwawe ugendamo ntugomba kurebera ku wundi muntu ku kindi kiremwa muntu icyo ari cyo cyose kuko Data wo mu ijuru yatubereye ituro atubera igitambo atubera n'umubavu uhumurira neza Imana nuko Imana yamwishimiye yumva abayimpumura ihumura neza bitewe nuko yabonye yuko yashatse guhinduka nk'Imana ashaka gusa n'Imana mu miterere ye mu mikorere ye mu mivugire ye abasha kwirinda icyo ari cyo cyose kugira ngo abashe kubituro rishimisha Imana. Amen.
umwanditsi yaranditse mu gitabo cya Matayo 5:48 aravuga ngo namwe mube mukiranutse kuko so wo mu ijuru akiranuka. Uko niko gusa n'Imana, aravuga ngo namwe mube mukiranutse kuko data wo mu ijuru nawe ngo akiranuka. Iyo uhawe ugenda urugendo uca mu kirenge, uca mu ntambwe Yesu yaciyemo, ntabwo rero wakwigereranya n'undi muntu. Hari uwamaze kutubanziriza, hari uwamaze kutuja imbere, agaragaza gukiranuka kose. Imana iramwishimira. Ngo imare kumwishimira bituma abantu bose, abaremwe bose bizeye rya zina ryiwe, bose noneho ibashira muri Kristo Yesu. Yishimira Kristo kuko yabonetse imbere yayo akiranuka, imbere yayo ari uwera. Noneho Yesu ngo amare kuza hano mu isi, aravuga ngo nishimiwe n'Imana kuko nabaye ituro n'igitambo gishimisha Imana. Ariko nanjye nanone ndabasigira itegeko, ndabasigira ijambo, ndabasigira impanuro, nuko musa naje. Haleluya. Nuko mwigera kuri nje, nuko mwigira kuri nje, nuko mureba ibyo nkora namwe ari byo mubasha gukora. Ndetse hari hamwe yabwiye intumwa arababwira ngo mwebweho muzakora ibirenze ibyo jewe nakoze, ngo kuko jewe nja kwa data. Bishatse kuvuga yuko yari afite igihe kigufi mu isi, ariko yari ko yerekana urugero rw'ibyiza hakora, abisigira abantu. Aravuga ngo mwebweho muzakora ibirenze ibyo nkora kuko jewe ngiye gutanga raporo y'ibyo nagaragaje. Formule zose, ingero zose zishoboka yasigiye umwana w'umuntu yabasha kugenderaho, Yesu yarazisize. Yagaragaje urukundo, yagaragaje kubabarira, yagaragaje uko umuntu ababarira umunyabyaha, kandi yerekana yuko mu kubabarira nta kindi kintu kiza kibasha gusigara kubabarira. Nicyo cyatumye avuga kuri uyu murongo wa 2, aravuga ngo kandi ngo mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akatwitangira. Kugendera mu rukundo rwa Kristo ubu urimo kwishushanya gusa na Kristo. Kandi iyo ugendera mu rukundo ni ukuvuga ngo muri wowe urwango buhawe urwigizayo. Kandi iyo wigijeyo urwango nta kindi kintu ugomba kubibangikanya, ni ukuvuga ngo urukundo rugomba kwisanzura mu buzima bwawe. Ijambo ry'Imana rikatubwira Yesu ndetse hari aho yabwiye abigishwa ngo ndababwira ahubwo mwebwe nubwo hariho ababana ngo ariko mwebwe mubagaragarizeho urukundo. Haleluya. Kandi yarazi yuko hariho ababana, ndetse arababwira ngo usibye mwebwe ngo naje wagaragaje gukiranuka baranyanze. Amen. Ariko aravuga ngo nta kindi mugomba kwera, mugomba kwera imbuto y'urukundo. Urukundo iyo wese imbuto y'urukundo ni imbuto izibyiga icyaha cyose, ni imbuto izitera umutima w'Imana wo muri wowe, ugahora ubabarira uwubonaho amafuti wese, ukamubwira ngo siwe ntarashobora, hari umunsi azashobora, hari umunsi bizakunda nawe agahagarara neza. Buriya ntashoboye ariko ejo azashobora. Ni ukuvuga ngo mu rukundo hahoramo ijambo ryo kwizera yuko uyu muntu ubwo agihagaze ejo ashobora gusa neza. Amen. Rero icyo shaka kubabwira muri kino gitondo cy'uyu munsi cy'ijambo ry'urufunguzo ni ijambo rivuga ngo tugendere mu rukundo kuko Kristo yadukunze, amaze kudukunda akatwitangira. Hari ahandi yavuze kuri uyu murongo wa none nubwo ntagiye kubwiriza, ariko yaravuze ahangaha ku murongo w'Abaroma mu gice cya 8 n'umurongo wa 29, aravuga ngo kuko abo yamenye kera yarabatoranije ngo kera ngo gushushanywa n'umwana wa. Nimwumve kwa gusa na Yesu. Ngo abo yatoranyije kera yarabashoboje, yarabahamagaye, kandi ngo yabatoranije kera kugira ngo base n'ishusho ya Kristo. Bivuga iki? Bivuga yuko tutagomba gusa n'abandi bantu mu miterere yabo, mu mikorere yabo, mu mafuti yabo. Burya twese nubwo navuga ngo ndi imbere yanyu kano kanya ngasa kaho mvuga ngo ndi umukiranuzi, nabasa n'uwibeshe, kuko nawe ubwawe hari aho uzigira amafuti. Ariko aravuga ngo twigane Kristo, turebe mu nzira Kristo acamo ariyo tugenderamo.
wenda namba haraho nkunda kananirwa hakaba hari umuntu ushobora kunanirwa kabaguriya we none birananiye kumukunda ariko Kristo we yaramukunze kandi aramwitangira arangije arambwira ngo naje nimukunda amaze kudutoranya ngo aduhindura gusa n'ishusho yiwe ni kwimwanditsi w'igitabo cy'abaroma yavuze ndatinze dufite guhimbaza Imana dufite kuramya Imana dufite kumva ijambo ry'Imana kandi dufite kurangiza ku gihe gikwiriye amen nihazoza haboneka umwe ari wo witabye tuzoza tuganirizwa n'uwo nguwo tuganire n'uwo nguwo ariko igihe twihaye tugisozerezeho Umuntu yari mu mugambi w'Imana kandi we
Bwana asifiwe sana. Inyuma ya mashini turi kuririmbira Imana nta yandi dutegereje. Bashobora kuba bagushize kuri afishi ukanya kuza kuririmba tukaja kuririmbira hari rusororo. Ni ukuvuga ngo nyuma y'umunota umwe uri hano imbere tuzigiye kuba niyo mpamvu umwanya dufite n'uwaka kanya. Niyo mpamvu nta gahenge tugomba kubona ko gushima Imana kuko ni amadeni. Bwana asifiwe sana. Ni ukuvuga ngo turimo turavuga ngo ngira mwami cyatumye nkunda. Ikuzimu nta projet ziriyo, nta mushinga n'umurimo. Ngo turakora ama live recording ndayo abayafanye barayasize. Umwanya dufite ni isegonda. Sahora vugiyo neza wangiriye. Sahora ushima mugihe niho. Ikuzimu nayo nabigana nabigani. Yo lo 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 lo. Sahora vugiyo neza wangiriye nukuri we.
nzira bamusengera nta nzira yabonetse ukiranuka kwawe muri nta nzira yabonetse ukiranuka kwawe utanga bugingo we nyir'ubutungane nyir'imbabazi nyir'ubuntu bwinshi ego uragira neza buza amazina nawe iwe ego uragira neza buza amazina turimane gutyo ega mana buza asinana beka we beka yo 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 basi ai mutega bugingo we nyir'ubutungane ay 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 nyir'ubuntu bwinshi ego kuragira neza buza mazina namwita haiwa beka we agira neza buze buza mazina namwita beka 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 kunagira neza ay 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 mazina
shimye Imana ko gicyaje profite shimye Imana mushumba yatambutse hano imbere ashimye Imana ko yabaye naje ku munsi w'ejo